Muraho neza nizere ko muri amahoro, hano mfite amazi angana n'ikirahure kimwe amazi akonje, noneho nkagira n'igitunguru hano ndakoresha igice, hanyuma ikindi kintu mfite ni akantu ndi buze gutunganyirizamo bino bintu ngiye kubereka. Ibi rero ngiye gukora ni uburyo utegura amazi arimo igitunguru ndetse ndaza kubabwira impamvu y'aya mazi, impamvu tugomba kuyanywa ndetse n'igihe tugomba kuyanywera. Ikintu cya mbere ngiye gukora, ngiye gukata kino gitunguru, ugikata mu buryo ubona bukoroheye cyangwa se mu buryo ukunda gukata. Njyewe ndagikata mu buryo mbona bunyoroheye. Niba uri mushyashya kuri ino channel, ntugende udakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amavideo mashyashya buri munsi tubashyiriraho, kandi ntiwibagirwe gukanda kuri like ndetse no gusangiza ino video inshuti zawe cyangwa se abo ubona yagirira umumaro. Akamaro k'aya mazi arimo igitunguru rero ngiye kubereka uburyo nyategura. Icya mbere ni uko afasha mu igogora. Niba afasha mu igogora rero urumva nta hantu uhurira na constipation, mbese muri make amara yawe aba ari gukora neza. Ikindi cya kabiri, atuma umuntu agira uruhu rusa neza kandi rumeze neza, rutagira ibiheri. Ikindi cya gatatu ni uko atuma umusatsi umera neza. Hari abantu bakunda gukoresha igitunguru mu musatsi, ni byiza nabyo, ariko nanone ibyiza ni uko wakinywa mu mazi kuruta kugikoresha direct mu musatsi. Ikindi cya kane ni uko atuma amaso asa neza, mbese waba ufite nk'ibibazo by'amaso biragabanuka. Ntabwo aya mazi yagukiza amaso, ariko hari ibibazo bimwe na bimwe yagabanura. Ikindi cya gatanu ni uko aya mazi afasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Kongera ubudahangarwa bw'umubiri ni ukuvuga ngo iyo ufite ubudahangarwa bw'umubiri ntabwo watakwa n'indwara zibonetse zose. Zino ndwara zituruka ku ma microbe, zino ndwara zituruka kuri virusi, ku dukoko, urugero nk'inkorora, ibicurane. Nta hantu wahurira n'ibicurane ukoresha aya mazi buri gihe. Hanyuma rero muri kubona ko narindi gushyira bino bitunguru muri aka gacupa, uku nguku ndi kubishyiramo, ngiye kubishyiramo byose, hanyuma nimbimariramo ndahita mfata ya mazi noneho nyasukemo. Aya mazi rero nk'uko nababwiye aba akonje. Impamvu rero dukoresha amazi akonje ni ukugira ngo akamure bwa busharire bw'igitunguru. Amazi iyo arimo akonje abasha kwivanga n'iki gitunguru, bwa busharire bukagenda, hanyuma noneho waza kunywa amazi mu gitondo ukumva ni amazi asanzwe. Na ya mpumuro y'ibitunguru ntabwo iba yumvikanamo cyane, uba wumva ari amazi meza cyane. Hanyuma rero icyo ngiye gukora, ngiye kuyabika, kuyapfundikira nyashyira ahantu, nindangiza mu gitondo ndaza kuyanywa. Uyakora nijoro ukaza kuyanywa mu gitondo mbere y'uko ugira ikindi kintu unywa. Ntabwo byose nabivuze, hari ibyo ndi bwandike muri comment kubera ko video yari ntoya cyane. Muze kureba muri comment, muze gusoma mu buryo burambuye, kandi mbibutsa ko uyanywa mu gitondo mbere y'uko ugira ikindi kintu unywa, cyangwa se mbere yo kugira ikindi urya, kandi ugafata ikirahure kimwe gusa kiba gihagije. Mwakoze cyane rero, tuzasubira ubutaha. Bye bye.